into a world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Yes, murakaza neza muri JC. Nimbwa JC uhita wumva ijambo bita Jiva Collection. Nukuvuga ngo duherereye mu nyubako ya Sonatube cyangwa bita muri Silver Bank. Izi pano zose bana 15 byose hamwe n'amafaranga 25. Ariko ufite inote ya 20. Ahanga ku makote biratangira bigakora. Aho hose iyo uhageze guhitamo n'amafaranga ibihumbi 25. Ibi byose rero n'amafaranga atarenze 20. Ahanga agashakoshi kose n'amafaranga make nkanga no guhera ku mafaranga ibihumbi 15 byose wana gashakoshi guhera ku mafaranga ya 8 bizo ku 15 birabara. Dore amashati ahanga hose ku mafaranga ibihumbi 15 kugeza ku ibihumbi 10 hose birakora. Ukiwe ni pano Jesse we kwirwa wigora icyo mafaranga 15 maze bagupfunyikire utawitahira. Izikabutura ku mafaranga yawe ibihumbi 10 amabareza hangana guhera ku mafaranga ibihumbi 15 12 nimugiye kumaze gura akabutura ukajyane ahangana guhera ku mafaranga ibihumbi 15 kumanuka ibihumbi 15 ibihumbi 18 ubonamo ikabutura hano ukayijyana ku mazi ahanga uzana amafaranga ya 25 imwe tukayitahana ahanga kuri congo rero ku muntu ufite amafaranga ye ibihumbi 40 ibihumbi 50 ibihumbi 30 utana congo patel fripe guhera ku mafaranga 200 uziyizira iri net ubona rimwe riri ahangaha iri net yangu rikuremo ni ibihumbi 50 ariko dufite n'andi marinete y'ibihumbi 10 n'andi ya 15 ahanga ku mafaranga ibihumbi 15 kumanuka ibihumbi 10 ibihumbi 8 ingofero yibona maze ukayitana ukagenda ukajya kwiyambarira aya makote uri mureba ahangaha rero ni amafaranga ya ibihumbi 80. Jiva Collection twigira ku ruganda tugakoresha. Yes, I speak English and Kinyarwanda. Good is Kinyarwanda. Yes. English is short. Yeah. I know. Yes. Kinyarwanda. Yego mwiriwe neza. Soreye. Soreye ndamuzi cyane. Ngiye banyita bamenya na John kutoka town. Nkora iki? Ndo mukozi wo mu rugo. Nkora kwa Soreye. Soreye ni mabuja wanyu. Nakubwiye nguki ko niba guhamagara uvuge nguki ntabwo nakubwiye ko uvuge kuri musaza wanjye bintu watangiye kugenda urondogora uvuga ayamva he najyaye uvuga ngo ndiyo kubuja nibiki Mbwira ibintu byo kwiteza abantu base. Reka mubwire abantu nkamwe rimwe mutuma n'ibintu byo. Reka mubwire ukuntu bigenze rero. Ngiye barambwiye ngo ese ukora iki? Ndababwira ngo ngiyewe ndo mukozi wo mu rugo. Kuko byo gukora ntabushize tubyumvikana mabuja. Ati Soreye umuzi hiki? Soreye ni mabuja wanjye. None se ife kafi ndabeshye Soreye mabuja wanjye. Ibya musaza wacu na mushiki wanjye nabo twakabigiraho ngo babimbaze. Ahubwo uje ndimo ndatangiye gusobanura ukuntu uri inzobe ukuntu tuziranye. Ati ibyo byiwe wababajijwe nani? Ngiye bamba nuri kugenda uri. Nakuze ngo nshaka gukora ndira musaza wawe. Fata telefone wivuguruza ubabwire yuko telefone witabye atari yawe. Wabyumvise? Kandi ari yanjye. Ariko se kuki ndi kukubwira ibintu ntiwumve? Waretse gutuma mvugira hejuru ubundi. Waretse gutuma mvugira hejuru. Muriteza abantu. Kandi wowe uzanansarisha. Fata telefone wivuguruze uvuge ibyo nakubwiye. Uvuge ko witabye telefone itari yawe. Gira vuba se. Mbabeshye. Ako se urashaka kugira ngo bigende. Reka bivuge neza mbeshye. Wemba mbona uzanasarisha umuntu agatoragura n'amashasha akagenda ku karubanda. Aretse gushwana se kuri ambasade bakaza kumva urimo urashwana. Hello madam. Is Bamenya again? Yes. This telephone is not mine. Yes. This telephone is
is my boss telephone. Yes. I take telephone because my boss is going to cook. Taking a shower. Come back to shower and give you telephone, boss calling you and tell Soleil. Soleil is my mabuja, but boss is the husband of Soleil. Is Musaza, brother. Yes. Thank you so much. Yeah, I am a houseboy. Thank you, madam. Thank you again. Thank you and appreciate. Yes. If you need another conversation, me and you can call me, no problem, and to say anything. Thank you, madam. How old are you? Is it not? Sorry. What is your name? Annette. Thank you, Annette. Bamwita Annette. Yavugaga neza. Wikoresha izo njaba zawe nta n'isoni. Mbere yuko wishe gahunda nene ntabwo we warayise ukajya. Ubu sasa nyikoze neza si ibyo byihorere ndashaka. Ndavuze ngo ubu naraza kuza kwamagana. None mushaka se araza gukuraho ko ari nimero za telefone ziriho nabamenye ariho. Wakoze nyine wakoze gusimbuka rwa. Ariko ntukagira umwaga. Ubundi batari big deal. Kanongere mamagara Annette kuri ambassade. Kuri ambassade se usanze bafite ribu bakahita abana. Annette afite ikibuno, Annette ni mwiza na ndashaka gusinzira we. So nanjye umva nkubwire rero Prince. Sibyo? Nje nawe twumvikane kamvuga ko ari gato n'ubundi niko nandi kuvuga. Okay, ngabanza uruhuke. Amasegonda rimwe. Amazi ko wagira ngo turufite gatatu uri hejuru mu wagira ni ingunguru ibiri hejuru. Gatanu. Umva icyo nashaka kubwira rero nabi ingunguru na icyo naba cyo cyose. Nashaka kuvuga. Banza ari kubanza unyumve. Kandi nawe nuko tuva mu bintu twishimanye ngo hanyuma nibirangira amatwi yawe yazibye. Okay. Umva rero nkubwire ngiye Prince, sibyo? Ibi bintu sinashaka kongera kubikora mu buzima bwanjye, ibi bintu mbikoze nk'igitambo. Akoze ubutambo bikisheri. Umva nyine ndansoze kuvuga. Urumva? Ibintu mbikoze kugira ngo uve hano ugende ujye kwiga muri Amerika. Prince ndashaka kugenda ukagira ubumenyi ukaba umuhanga ukaza tugafatanya ko gucunga imitungo yo muri urugo rw'iwanyu. Nje nawe tukagira amafaranga. None se tamungiye nigeze mbyangarega ikibazo wabinsabaga nabisheri. Ubu nabigusabye neza. Ya ubu ni kuko cyunda abagabo baganira. Ariko wowe nande genda umugabo mugenzi wawe. Oya ariko ibintu turi kuganira n'ibyo abagabo ugomba kuba uri umugore ariko ufite umutima ukomeye nk'uw'abagabo. Ndetse nka buriya hariya wambwiraga nabi uri kumva ariko aka kanyura bimbwenda byumva kandi sheri umura sibyo. Nagira ngo ntago warunyisha umva ibyo tubyihoreye. Nizere umva Prince urajya muri Amerika kwiga cyane ntabwo ujya muri Amerika kwiga. Wowe ahubwo sheri nkatishiriza ngewe ndajya kwiga ndajya gushaka ubumenyi ndajya kongera ku bundi n'ubundi nari mfite n'ubungubu buri. Rega nahangana ndi kwiga sheri. Wigaga iki? Amasomo nyine urangije masters cyangwa high school. Oya ndangije doctorat nangaho nta kindi kintu mba nishimye byarangiye kandi okay ngareka mbeseriye. Listen so wabinsabye ngewe nabyemeye ngiye kugenda ngiye kwiga nkaho ubumenyi nze nkufashe
muri business yacu dutera imbere tubona amafaranga. Nibizere ko ari deal. It's a must. How can I lie to you? Okay. Man, I'm serious. I said, why don't you take me like a serious person? Iyo se Nyakusi. yawamaga. Eh? Iyo niyo wamaga. Jamwendisa tamu umuntu araruhuka akabanza agafata akayaga agasinzira akongera. Engine ntabwo itangira buri masegonda 3. Engine itangira umuntu aruhutse kandi kije ukuntu wifashe. Ndetse ko n'abavandarateri ibyo ngibyo bimbwira. Nge nanjye n'abavandarateri. Aha ufite amagambo. Okay. Asa niwishimye. Nizere ko twumvikanye Prince. Nakubwiye ngo iki? Akuse ko wagira ngo ubikoze n'ikiguzi cyo kugira ngo ugire nyine yego waruri kubinyumvisha neza kugira binyinjiremo nabyumva. Si wombwe se ngo nibwo byumva neza. Ntarinje kubikumvisha. Nizere ko wabishyize muri uwo mutwe pana kumva ibintu bigatungukira ngapre ndakuza. Ko wari umaze iminsi urya amavuta. Nice. Kabisa you feel like someone who been missing something like ubusa harya nayahe mavuta yandi hari oya amavuta oya hari amavuta yose nyine nariye kugira ngo mbashe kukumvisha basi wumve. Kandi ikibazo cyawe naka kanya ureba turi mu bihe byiza umuntu ategereje for the second for what? Ice. Simama. Sasa Ice, uko na akili ndiyo. Lakini akili yako ni ndogo sana. Ubwenge bwawe ni buke cyane kwa hizi makaratasi. Sivyo? Nukora makosa. Ice, tukora makosa. Ntabwo nemere kujya gura nawe abantu ba Revenue. Uravuga ikisi? Nusuna ngo ndi kuvuga. Muravuga niki? Wangeze nk'umuntu utavuga. Ubona kintu kimwe nshoboye kwa nabwo abantu ba. Wowe uragenda uravuga stock yararangiye kumbi ntirarangira suko bavuga. Uravuga dufite abakozi 15 bose bafite contrat. Suko babigenza. Kuna bafite contrat na badafite contrat. None ubona ujye gura nabo. Lazima ngenda kureke ugende gute hivi fa ubonane nabo uraharabika dossier ejo cyangwa ejo bundi urigendera tin number iramyanditse ungewe tukote ntago yanditse kuri wowe Ice uranyumva neza se no kukumva kuna none so ntabwo abinyigisha ngabimenya ndakwigisha ikise warajidumbukije unasema ito uko boss arabafite arazi ibintu byose sana ibingibi nimba utabizi urafite umwanya munini sasa ubwo mbere nabwo mugiye guhura nabo ibindi zabijimenya n'ibyo uzajya uhura nabo sasa ari ibintu biga barabihera hasi hakuna n'ibindi biga bamaze gukecura we marayi unakecuye ntabwo ibingibi wabyigura kecuye ntibishoboka kano ka Revenue kaje kwese kwinga tumuvuga ubwo bwamba kose kama ni ka Revenue kanakuja hivyo tu sasa imodoka barayisorera ngahe Ice winjaka risubwo ngo ushaka kujya kubana nabo cyo tuvugana nabo sinzi ikintu wariye cyangwa wabaye teperi yabanani abatumishi barayishura gute ase suisemo kujya kubana nabo genda uvugane nabo urabona yari umwanya wo kumbaza ibyo biro Ice kandi n'ikindi nari mfite akazi nende gukora Ice sasa urikona kimbilia nini wari ukiruka aswa nikise ngiye gura n'abantu ba Revenue kandi nyuma yaho ufite n'akazi acha nikwambie sio lazima wale wanani ba mu Revenue babone yuko narani dossier iri mu muntu indaya tu wa feke hivyo haiwezekani barajua kwamba tuko wote ni mundu intelligent baraona wewe unakufaa kirofa tu haiwezekani intelligence kwa shatsi ndai kwa tu nini kujifurahisha tu mje kubana bada abantu fana makambo marai nawe marai sukanjwa mkuka kuziki please kimi mjachi ya urumva nago yabyanga kamemu Jenda nugo ndikubyumva kuno wahise umwemeza akabye that's great Grafo imeze itese imeze bitobwo as a fresh imeze neza cyane yemeze neza mwana anyway
Thank you so much. For what? Ndi kuganira na Tam ari kumbwira ukuntu mwaganiriye ukumva ya gahunda twakubwiraga yo kugenda. Man, wumve ko tuzakuba hafi iki nicyo cyo uzakenera. We, iyo gahunda singiye nemeye yo kugenda. Yeah, yo kugera straight. Murabaza. Yewe, tangiye ibintu bikwemereye. Ntabwo wabyemeye pre. Ako Prince. Ntabwo tuvuye ara mu cyumba unyemereye yuko ugiye kujya muri Amerika. Ako Prince ntabwo ngewe. Sheira. Sheira bigenze bite? Mana sinzi ukuntu nawe Bwira bigenze bite? Kuri mugabo akubwira nakubwira umugumana mu booking pe. Twari turi mu cyumba twe twanarangije. Byari bigiye gukunda pe nubwo nabona. hanyuma bipfira ye. Umva ukuntu bigiye. Ngiye kubona mbona umukobwa wa mu baby no yaduserviye udahari. Umwe munini. Uriya munini ntazi. Sumbaze ngakora iki hano? Matama ndamuhanyina. Uzwi Nimba ari amatama ari nibereye mu kazi ngajya kubona ngo umuntu anguyeho. Nose amagabwa akagiye hehe. Ngiye kubona raje tugiye gukunda pe. Abarakomanda. Mwari mugeze hehe? Kwa kundi nyine bigiye kuba. Bona raje rakomanda. Basabanaga ari muri muto. Yari muri mudo ariko nyine nabona gata asa nk'umuntu utabikumbuye. Asa akora umusazi. Ushinzwe iki? Nyine yari yabaye n'umugabo mugenzi cyangwa we n'umukobwa ushinzwe utamukiza muri mundo. Kuki uvuga ngo ntabwo yarameze nk'umuntu utabikumbuye. Namugize pe. Nari byose ibintu byose nabikoze. Mpango wanje rero nagenda ku matama ura mwana yiyemeje kuzajya ambabaza igihe cyose uruko ngiye kugera ku kintu. Araje ngo ngaho ngo Rwanda Revenue ngo baramushaka ubwo nyine umusaza ahita yikanga ubwo baragiye. Basabwe kari bugaruke. Arambwiye ngo nsigara ahangaha ngo mbe ndindire garaje. Ariko sindi shone neza kari bugaruke. Umusaza uri gukunda ibintu bigenze biti. Rwanda Revenue yatuma agenda yirukanka kuri. Nanjye simbizi pe ku buryo ibintu ahantu byari bigeze Rwanda Revenue ari byo yabyica. Nari urwo kumaho ngawe kanyende abantu bigeze. Gusa nawe wigira ukuntu ibintu byo kumbona wagaze nkaho ari umansera sinzi nawe. Erega nanjye asange uryamisha era wazamuhita ko wigize ukuntu nyine nawe kuri utuntu dutuma ajya muri mundo. Sha ntako nagize pe. Ntako nagize nshaka kuyumva. Sheira amafaranga nge ntago mfa kwetagira. Okay, nta kibazo. Urumva? Icyo ushaka cyose. Nshaka kumva ngo nagutagize ushaka kugira ushaka kubigenza. Nta kibazo. Avanga ari ikintu kibaye. Kirahaba gose kuko cyekiye no kuba ariko man. Uriya mu baby. So, ugiye turanashwara. Uriya mukobwa yamureke uretse ndaje ngende ndebe icyo mukorera. Wowe gumanga kagende bahano uriya musaza ageze. Gusa nawe ukora uko ushobora. Nari ndabikora. Ese abantu ugiye se mwana? Uri muraninze kandi ngufite story ya danger wa mureze. Plus ushobora kwanuka kamera tubona mwana ko uzi isozi bahana. ese kamera y'iki? Bagiye kubona bakabona umurarana uri hano nazanye urumva bya ibinamba. Umurara se we mana ari he ngo tumukome? Ndavuga we kaswita. Ni njyewe utumurara mana. Ariko se ko tuziranye. Gentro ntabwo ngenda umurara ahubwo ureta yari kumva story ngiye nkuzaniye. Ako mwana nukagira amagambo nk'ayabagore. Ubu ngiye nagwamaga kuri telefone ndakubaza se bimeze ngo ngenda gushaka. Duhurire mu rusamuro. Ubu story utambwira ngo utarinze kunsanga mu rugo niyi. Ibi bintu ngiye kukubwira ntabwo ari byo kuri telefone bro urabizi. Ntibikise nyine bimeze biki. Uribuka cya kirori twagiyemo cyagiye. Iki? Ya pati twagiye gushorengamo cyagiye Sunday ntubibyibuka man. Sunday. Ya anniversaire ya baba wenda yibuka shumi yanjye bimeze bite ari n'uruntu rwana rwiza rw'itatuwaje niba ari hano niba ari he uwo mwana rero nkubwira uri wanted aranshaka igihe cyo gushaka mani ntabwo wakabaye iri kuba ubutaka mani ntabwo wakabaye urahanga ushatse kuvuga iki se uzi ibintu wamukoresheje ntabwo nyumvira mani ariko nawe kandi uri fake uriya mwana ushaka wari waramurobye nese kuba umwana yaraje ngiye tugasangira we ntiwari uhari ntiwanywaga ese kuba yaranyweye urumva ari ibintu birenze naranywaga ariko ikosa wakoze waramusindishije mani iyo umuntu mwahuye muri abakapo mwese ubusa ni gute umuntu yanywa inzoga nasine iyo utasinze ubura umutima mubi mani dore ikibazo wakoze rero sasa uriya mupeti afite ibirwara bya dani kirya gihe yari yarwaye umwijima uraza uramusindisha umutama ibintu bya danje umwana aragenda araremba yenda gupfa iki kandi uwo mwana no kwa general mani papa we ni umugeneral ukomeye cyane ese kutambwe muti yo kumusura yarakize se
ngo yarakize mani bari gushaka umuntu wamusindishije munywesheje ibyo bintu nje kukurabura ahubwo ikintu cyagukijije wowe we hakugira imikino sha nese ushatse kuvuga yuko umwana se yavuye yaratashye se afite kabusa siyo twamutegeye mani wamunywesheje ibintu bitanyobwa kandi afite ikibazo cy'uburwayi none se nyine natwe twamekinze shwa yuko umwana atari bugende kuri mutimo yagumwica tumutegera imodoka ntiyageze iwabo se yatubu nyine ita ku kintu impamvu uri gushakishwa bari gushakisha umuntu amunywesheje ibyo bintu nje kukurabura mwana umenye ukuntu witwara tu kuko ni time bagufashe bro umutwe bahita bawuvana se akose ivuga ibintu nawe niba ugeze kuri sijiri serie nk'iyo ngiyo ukagivuga witarutsa sikubura ubuzima bwanjye uri gukina nabwo none se mbwira story nyine neza nese umwana afite iki kibazo umwana hari ikibazo yagize ararembye cyane man bari baramubujije kunywa inzoga bari baramubujije kugira ibintu by'imiriro afata nese waye makuru wayakuye ko arembye cyane bari kunshakisha samahane mbakwiye imihanda urabona ngiye nawe biri story n'ufite ahantu urigitira ahantu wajya gerageza uri wowe bihagazeho ko papa we yari umusirikare izina ry'Imana ntabwo nakubeshya nese wabibwiwe n'iki ko bari kunshakisha nese urabona njanganje gukina man nese bari gushaka ko namuhaye inzoga si cyangwa umuniga wese uzi ko basangiye umuhaye ibyo bintu akoze ushaka warankirishijemo gashibutise ntabwo nagushyirishije mu mara umva gusa ubu ni gute batangiye gushakika kandi twa turi kumwe tumuha inzoga wibuka ko ngiye nigeze nsangira nawe kandi wanashiye amazi wirwariza ngenda niko we ozi ukize noneho urabyumva wait mwana reba mwana se ko numva ikibazo ahubwo kibaye seri none se ufite ahantu wahungira wakweba reba mwana ikibazo noneho ni DNA zanjye yatwaye niba byajemo izo diro utambwira ko muri yakana akuzakorera ko nawe nukigira igicucu nose njyewe ndikadahumeka niba ngeze mu cyumba ngomba kubuja niba mbujije ngomba kubuja naho ngomba kubujisha bro narakubwiye uri rupipi ntago wumva waramuriye bya nyabyo none se abo mwana se ari hehe ararembye se ararwaye se mwana mbwira ibintu ariko nose utangiye kwirubutsa imitima nk'abagore mwana njye ndikubaza ibintu biri seriye nta n'ubungu umwana ari hehe ubu ntangiye kukubona uri mageragere akagasatsi kose bakugushe uri mwiroza man izina ry'Imana do hajemo no kumurya waramuriye neza bya nyabyo ngewe nyine kari kamwe nk'ak'inkoko kwa kumwanya twari dufite ari muke wabimennyemo ibuka neza bro wabimennyemo harya umuntu abikoze akabimenamo barabibona se anytime yanatwita akose ngaho nyumvira ubu nawe uri gusota nyine urumva baramutse bapimye babona yuko hari ikintu cyabaye nyuma y'inzoga kerarawe barapima nizo stuff akose mwana kuki utarandabuye kuri ariwe muntu wamuje nura muntu kuki utarandabuye kuri muntu afite ibibazo ntabwo ngiye nari mbizi mani nagenda nakuriye ngaho nyumvira ariko mwana ujye neza ibibazo rimwe na rimwe bihise mani nese ubu ni gute wemera yuko umuntu urabizi afite ibibazo nese nk'ibyo bibirwara umbwiye ngo afite ntacyo wirwariza ngenda naje kukurabura niba ufite aho uhungira ukahungire buri se nyine nese wumvisha bari kunshakisha kuko by'ukuri mani nanze kubikubwirira kuri phone nza kukwishakira ngaho ndi gukina se matama nta kintu kimwe cyane ne kumva kuri no sawa n'isi kandi n'isi kuri no nshuro mata yorohereza muri ako kanya sinshaka gufatwa n'umutima mbabarira ako so buri kanya nyuma y'ibiroti ngahe ugenda usinga imyanda yawe utu n'umukunzi zingeze kubereye mata sinakora kujya wivanga muri gahunda utarimo nizega sinakora kujya wivanga mu mikino utarimo nta mikino hano nigeze nivanga nawe genda ufate umwanda wose ndakwirukanye burundu birawigisha muri manager ndabikura nje ntabwo wanyirukana ndi mani sasa shida nani shidanani si ikintu tukote no mukobwa urebanga tuko ngiye birambaza ndi kukupangira imipapo tuko birambaza ndi gushakira ibintu bigushimisha umuntu uko ako si ya mipango ubundi giye nagukoze iki urabona kuna sikia mvukisha tulia sikia kama nile mpango reka ngende ndani none se kucheza mu mikino yacu wowe ndo busukuno byaje ese ya mikino nagiyemo ngiye nagiye mu mfashije kwamagara tukote ngo abantu ba Reveni baramushaka of course bamushakaga kandi bamumbwira nkamenya niba ngiye kujya kumwiyamagara sawa reka ndasubireyo sasa nta kibazo ndio hagari cyo kingenzi kabisa reka ngende ndasubireyo birangiye bizi gute so n'umwana uri busanga atavuye muri muntu wowe uri umwana bategeka ukatuva mu cyuma ukanya tutabasha ukarindira niko na experience lakini sawa experience ndaje nirebe sawa wowe tunukufata imyenda ya weekend
tunumuka muri aka kanya. Ako si ubundi mabuja ni gute uba utabyumva ngiye nta kintu nigeze ikinumva ko narakugize manege byatumye uzamura none se nyine ko wangize manege none mbure gukora akazi wanshinze ndeke gukora ibyo wambwiye bari ko umuntu masasi kandi nako kazi nakarambe nabo ngishaka kumurira akazi cyane ufata imyenda utaye. Sore rero ragiye abyumva Yego. ndabizi uzamara igihe tutari kumwe ariko ndagira ngo ubwire kino kintu Ndakumva sheri. ahantu ugiye ndagira ngo utazanyibagirwa icyo ni icyambere urabyumva Ndakumva muteze yombi. nk'uko wabirahiriye kutazanca inyuma cyangwa gukora ikindi cyose cyatandukanye nawe uzabikora nanjye uko nsigaye hano uko nsize niko uzasanga turumvikanye Uzakomereza mu mujyo wari urimo se n'ubundi nkiri ahangaha. oya ntabwo ari uko bimeze ibyo narahiriye nzabikurikiza nawe nizeye ko nta kintu uzakora ugiye gukorera amafaranga umutima wawe ntuzabe ku mafaranga uzabe kuri jyewe nawe mafaranga ugiye gukorera ndabizi neza ko ayanjye azajya vuba akangeraho ujye ubibutsa neza ako gakonte kanjye bakamenya batazakibagirwa inyongera bajya baguha hagere n'iyobera iwanjye tubyumvikane. Rafiki yangu. Uko bien kabisa. Habari zako? Nzuri sana. Za masiku? Ziko fresh. Fresh sana. Kuona kabisa. Kabisa. Asante. Ariko umaze kubyibuha wapi? Ngewe? Bwo kubyibuha ni ibintu byanjye. Uyu mugabo uje kugutora, uyu mugabo uri hanze. Adose? Uriya niba ari ado cyangwa iki? Buriya nta kintu mujya Erega uranzi iwacu uhankura indero bampaye n'imyaka tumaranye n'ibibazo twagiranye. Njyewe Soreye sinjya mpindurwa n'ibihe. Ndi umuntu udahindurwa n'ibihe, ndi umuntu uzi kuba mu bihe bihindagurika ariko simpinduke. Ndi umuntu uzi guhagarara ku ijambo narahiriye. Kabone nuko byagenda gute. Njyewe uriya mugabo nta gahunda dufitanye usibye kuba tugiye mu kiruka twese ahantu hamwe. Wize biki? Njye nize civil engineering. Civil engineering. Ayo ni twita twamenujemo bitaga physisme. Civisme. Yes. Twongera tuminuza muri faculté bitaga Edipole. Education politique. Politique. Ahubwo twigiye politique n'imiyoborere. Twongera tugeze muri Harvard. Twiga icyo bita social study. Wize Harvard. Harvard. Wowe wize Harvard narahize harakimisanyi. Ndi umugore ugendera ku ntego yanjye, ndi umugore ugenda gutya, ndi umugore ukora icyo natekereje. Kandi icyo nagambiriye bitanye nanjye okay ashobora kubyumva gutyo ariko bagabo ukuntu duteye ashobora kuzaza rimwe akakubwira ijambo ejo akarisubiramo ejo wundi akarisubiramo ukabona ukoze ibintu utagakwiye gukora ugakora ibintu bitakujyanye mbabarira nkubwire wirinde uriya mugabo ndabona afite impuhwe nk'izabihere. Erega bikuri kuvunika sheri wanjye nubwo bavuga ngo guhiga ishyamba n'ukuriboza ahubwo biterwa n'impigi wajyanye mu ishyamba nese urabona afite icyo ahigisha ku buryo yazagera ku cyo uri gutekereza. Ntugire impungenge sibyo bibaye byiza wenda nazasanga hari ukuntu watora undi muco ukikubita agashyi nyine ukareba uburyo wakwera imina ibyo mvuga nawe urabyumva. Mbabarire pe ndakwinginze ugiye ntabishaka ariko nzahugisha kenshi ari haramanganira akomeza kubana ubwo ndabimenye ibyo uri kumbwira. Ça va. Neza tware ukumure namwe twagera tukanyarukarira amasaha yagiye urabona yagiye. Reka nkubwire mbere yuko mugenda umva wa mugabo nubwo utwaye umugore wanjye ntabwo muguhaye wabyumvise utazishuka ukagira ugasunutsa gakeya sibyo nizere ko wambonye ukuntu umeze utazishuka rero ndabizi yego nta kintu wamufashije cyangwa wamubashisha ariko ndakubwira suputu
ariko ntekereza ko njye nawe twari twabiganiye gushize aho mugabo. Ibijyanye n'iyo ngeso y'abagore n'abakobwa ni ibintu bitajya bibarizwa kuri Adolphe. Ari abakobwa beza ndabafite muri Kigali. Umudamu wawe tugiye mu kazi kamwe. Kuba tugiye ahantu hamwe ntabwo bivuze ko tugiye mu ntara imwe. Ntawamenya nshobora gukorera hamwe agakorera ahandi kandi nubwo tugendera rimwe. Icyo ngiye kumufasha ni ukumuhuza n'abamutwara, indege irahaguruka mu kanya ngiye nzagenda ejo. Don't worry. Mwari muri aha ariko tumeze neza. Imana ishimwe ko ibintu byacu biciyemo.